barakomeza bora nuko baducitse buriya iyo cyangwa nuko hari moto itari kuhanyura hari moto ntabwo uraba karakara gafunganye moto ntabwo ari kuhanyura ubwo twese dusubiraho twatorutse bagize amahirwe yo tubacakira tukabafata gutya byari kwa nabwo twari guhembwa na boss wacu ingenzi akaduhemba neza ko twafashe abo badutumye ko tutafashe umwicanyi polisi ari mukati hirya no hakati umye kintu ariko polisi nize igatufata umwicanyi film irabyiza gute irabibishye cyane hano mu gucika ko abavandimwe rero mu zindi episode zizaza ndaka ture dusemenya gasana wenda izaduhuza tuntu tuzacakirana neza mukabajya ngande hano shitani ko afite amatsiko nyine inzira y'umusaraba ndayikurikirana cyane yego uko isotse nkayireba none mfite amatsiko cyane buriya Emile muzamufatana kamarade barabahungu ba Emile kankwereke rero ndakenda haratwari tufite akazi gakomeye cyane ariko wihangane muzo zizakurikiraho abantu fana muri bose wasanga ari twe gutupfuye imbere yabo kandi kanezerwa na umva abantu mudukurikiye mutere comment mu mubazi ibibazo byinshi cyane abasobanurire urumva nanjye ubu ndimo kumusobanurira ndimo kumwinginga ngo anyibireho kantu gatoya basi bakira nyaboneka ntimwagire gukora subscribe inshuti zacu twongeye kubasuhuza uyu ni wa mwana mukunda cyane kandi ubakunda cyane ni Ingabire Esther ndabashuje cyane abagikomeje gukora subscribe ndetse comment and share kuri Muyenzi podcast turacyabakunda cyane uyu munsi ntago ndi ngiye nyine gusa twabazaniye undi muntu mushyashya cyane kandi mukunda cyane kandi mufana cyane kandi nanjye ubwanjye nkunda cyane ubu negereje ndumva afite amashusho cyane yo kumwumva ndetse reka tumwakire ni karibu Gaspard murakoze cyane nishimiye kubana namwe watangira utwibwira murakoze kumuha n'umwanya w'icyubahiro reka masuhuze mwese mu ndeka kanya nike kuri intebe y'icyubahiro ku mazina yanjye rero ya nyayo niswe n'ababyeyi nitwa Ukwizagira Gaspard Ukwizagira Gaspard ni mazina yanjye niswe n'ababyeyi Gaspard none se Gaspard ndakuzi muri filimi yego muri filime nyine zitandukanye ariko ngiye muzi muri ebyiri kuko nagukurikiranye muri filime ebyiri none se ngewe mfite amatsiko mbere yuko tuganira cyangwa se tugera ahantu kure mbanze sobanukirwe izina ryawe kuri ririya zina bakwise muri la filime y'abapampe Shitani ryaturutse kuki kugira ngo witwe Shitani ririya zina rero kugira ngo witwe Shitani ryaturutse ahantu kure cyane ni ukuvuga ngo izina Shitani hano ryaturutse kuri filime ya mbere nakinnye ni filime yitwa Deluza umuhombyi iyo umuntu avuze Deluza mu Kinyarwanda ni umuhombyi kumva closing kumva niho izina ryaturutse ariko tujye tuba turi team nini cyane iyo twari team nini cyane team twabagamo twaga Imboni film yariyoboye n'umusore bita Palu kumva ukora ukina muri Izacu akina muri Sianone ni sidutuye kumva umuvandimwe rero witwa Palu ni umudirector kumva niwe twakoze filme iyi filme twa Deluza niho babonye bite no kunandi mo actinga
kumva abantu bari kuri tele kwa kunyi tujya ku shooting usanga abantu bashonganije baje kureba kumva babona uburyo nakingamo acting yanjye ndahita bavuga ngo yitwa shitani ati ameze nka shitani de gentil aho niho izina shitani ryaturutse ukuntu actinga bimeze nka shitani ntago meze kuko nyine uko nge ntwara ntuza acting yanjye kumva nyine abantu bahita bambona mukundi kure bitewe na script mpaye ushobora script ya love nkayitwara muri love none se shitani ako buse kugira ngo bakwite iryo zina shitani ubwo ntago nyine ujya wumva biri kubabaje mu buzima busanzwe nuko nguko umusengo hamagara ngo shitani ntago byakubabaza nk'umuntu wakinye nk'uramugore ukina filimi ariko mbere yakinye yitwa Intare y'Ingore kuko abantu batangiye kumwanga batera komenti baravuga ati mu buzima busanzwe ni Intare y'Ingore ubuse nkawe ko bakwita shitani ubuse bagutinya bakavuga ati uriya muntu ni shitani so bibaho ariko nanone kuba nitwa shitani muri filime ntago nitwa shitani mu buzima busanzwe sibyo tutanye navuze amazina yanjye Gaspard muri cinema cyangwa se ibyo nkuramo nitwa shitani kumva ariko mu buzima busanzwe nitwa Gaspard none ugasanga twebwe abantu tureba filime cyangwa se abareba filime bayifata mu buryo butandukanye right sibyo buyizarebe akenshi iyo bakubonyeho izina nka Seburikoko ndege ntago ari izina rye ariko tumuze kuri Seburikoko Kanyombya tumuze kuri Kanyombya kuko ni izina rya popular riramenyekana sibyo inzovu suko ari inzovu y'imirindi cyangwa ngo ni inzovu y'ishyamba tubona kumva nakagaruka gufa ariko kuko twamushe inzovu kubona kera abantu bamaze ko niyo tumwita inzovu kumva ariko ntago ari inzovu yanyayo ubona yo mu ishyamba ahubwo ni izina bagweriza muri film cyangwa ibaryanditse muri script ugenderaho kumva n'ibyo kintu yo urikoresheje neza ukarigenderaho cyo gihe abantu nyine rya zina ryawe iyo yamaze kugeraho rigera kumenyekana bakomeza kwita nde shitani kuko abenshi bazi ko nitwa Gaspard kumva ariko aho ntambutse batitira shitani ahantu hose ntambutse igihugu cyose iyo ntambutse shitani ubuse abantu ntago bagutinya nyine bakavuga ati uriya muntu ni shitani yanagutwara nyine ukuntu hari bamwe na bamwe hari bamwe na bamwe bambona bakatinya ati shitani hari n'abandi bambona bazi ko ari filime dukina sibyo ariko ngiye muri njye y'umamage ngo shitani ntago nimbabaza ko burya izina kugaburira izina rw'ibiceri izina rituma urya ntago ryakubabaza come on kabisa hari umukobwa twakundanaga koko iwabo barasengaga ni big story cyane yumvishe nitwa shitani atambwira ati basi mbabara izina shitani urikureho namwe ati namwe rikureho ko niryo zina ryatumye menyekana kumva ati basi kati imisatsi yawe uyogoshe neza namwe ati ashaka nyine ko ujya mu murongo ngo mpindure namwe ati ngewe rero ntago wampindura kuko nsanze nitwa shitani wasanze mfite umusatsi kumva kandi ibintu byose biri ku mubiri wanjye byose birantunze sibyo umusatsi wanjye ntafite umusatsi ntago nakina filime kumva imbugendeje mbona bayine ahubwo wakina ahubwo ntago byaryoha nta nubwo umuntu yakurikira uko yagukurikiranaga urakoze cyane no muri ubwo buryo rero wanyita shitani mu nzira wanyita ngura iki ndakwihora koko ngiye ntacyo byabintwaye ahubwo numva ari ishema kwitwa shitani nta kibazo none se nta kibazo kabisa aho ngaho kuri iyo filime reka tunayikomerezeho nkubazaho utubazo dukeya buriya ukuntu actinga kugira ngo bize nyine ukwega iriya mitsi reba hari ahantu wakinnye urya ziriya ni inyama n'iki waryaga umuntu mu bapampe iriya ni inyama zisanzwe akenshi abantu ntago babyemera ziriya ni inyama zisanzwe nimba script ivuze ngo ndi iruhande mwindi ikirura undi ni umuntu sibyo kandi deja nahindutse ngomba wenda kurya umuntu sibyo nka wolf nyene bigomba kubaho kumva hari ni inyama twe twakoze kumva zamara twe twaguze mu isoko zari zihiye se cyangwa zari mbisi kuko mjembi ubona ngiye cinema ntago nyanyishaka amafaranga ahubwo cinema n'urukundo yifitiye uyiyumva ngiye cinema cyane iri muri ngeyo ntago ndi cinema ngiye iri muri nge umva
ntabwo nyeshakisha ngo sinema iri muri njyewe kumva ibaze gufata izo nyama z'amara ukazifata mu kanwa ukazihekenya ukazikuva kumva hejuru y'umuntu kumva hano hari na cya cyuyu umuntu aba afite kumva na wa mumuro w'inyama na bya bintu bimeze nk'amaraso dukora kumva ukabifatisha mu kanwa ukamira. None se waramiraga cyangwa nyine hari ukuntu umucisha ugacira hirya? Hari igihe utamira ariko sometimes hari utumanuka hari utugenda nk'uko umuntu ajya mu mazi koga muri piscine byanze tumwe ukatumira nora amazi yinjira mu nda ntibyabura. Ariko icyo gihe bigenze gutyo urihangana ko uri imbere ya kamera kumva imbere ya kamera ugomba kwactinga nyine kuko kugira ngo twereke abanyarwanda ibyo turimo ko turimo neza byanyabyo kumva. Gusa ndayireba nyine nkumva numvaga ngiye ntahura nawe gusa nyine bitakubabaza kuko numvaga reka nkubaze biriya byari umusatsi wawe bikuri ku mubiri cyangwa iriya nayo ni iyindi sene mu buzima sometimes hari igihe njya mbwira abantu ngo hari ibintu dukora mu buzima hari ibintu dukora muri filime kumva kugira ngo twereke abanyarwanda ko dushoboye byanatuvunye pe ariko ntibayihe agaciro bivuga ngo iriya misatsi ubona ni imisatsi mbana tuba twapanze direct aba yapanze abamama nyine muri salo kumva za meshi bityo tukatagura ariko deja iriya misatsi ntabwo ishaka kujyaho gutyo gusa ndifateho kumva. None se iriya ni imisatsi baba bayibahambiriyeho? Nibyo nshaka kugeraho. Iriya misatsi ntabwo wifata ngo uyishyireho ngo uyihambire wayihambira hize ku mubiri ahubwo hari ibyo tubikoramo bite no gukunda sinema nyarwanda tubamo. Njye muntu ntabwo ngiye kwiraraho cyangwa ngo mbeshye n'abadukurikiye namwe mu tere comment kumva ninjye muntu wa mbere ufata risk muri sinema nyarwanda muri action movie nimba mbeshye oya biranagaragara pe. Icyo nshaka kandi ngusonda icyo kintu kivuga cy'imisatsi niyo ngo irani dufata call y'inkweto izi nkweto kwera inkweto bashyira mu nkweto bakayibashyira ku mubiri cyangwa ku musatsi bafata call y'inkweto tugafata agacupa kuzuye bite n'ukuntu nkunda sinema ngo ati musige call ku mubiri wose basiga call ku mubiri wose bakawusiga umubiri wose banza bakajya bafata imisatsi bashyira mpaka umubiri wose wuzuye imisatsi kumva noneho wakubitaho n'izuba riri kwaka wakuta nakore kundira jana wakubuta n'imisatsi ngo ngene kujomba nyine ikujomba kumva nyine shitani usikomese nshishimbe kumva nyine ufite kibazo ariko bite no gukunda sinema n'ibisura byirengagiza batrika nkore icyo abanyarwanda bifuza kubona sibyo ubona turi ko ejo nejo bundi sinema nyarwanda tuyihindura igire kuri rwego muri kintu iyo ni risk bufashe ni risk koko ushaka gufata kore wareba nabe yajya mu jisho rigapfa ikangirika sibyo iyo ni risk umuntu aba yafashe. Ubwo se bakigushyiraho kore ubwa mbere nta kibazo wigize ugira ku mubiri nticyabura kuko kore iratwika kore burya kore irashyuha iyo izuba ryavuye iratwika noneho nakuri ukina wirukanka bumva bana mbere kubikuraho no ibaze kubishyiraho biroroshye sibyo no kwihangana bwa buribwe kumva nabyo nta kibazo ariko deja no kubikuraho sasa kubikora ngo rabitse ngi bayikureho ngari umubiri wanjye nyumva ni kugira bite n'ubuzo kuro ushishimura numva nambe ni indi risk ariko kuko dukunda sinema nyarwanda turabikora ni umugabo wacu n'umugabo twaje gukora ko wayikunze ugakabya ukemera gutanga umubiri wawe cyane sinzi wenda hari aho ngaho hari indi filime nanone ntabapampe episode ya ndakeka ni ya kabiri ndi mu bitaka ndi mu isayo ndakeka iyo video yarazengurutse ku isi sibyo kugeza aho Clapton ayivugaho kuri IG we umva sinzi nimba mwarayibonye umva ayivugaho aravuga ati uno musore n'umusore wa mbere mu Rwanda ufata risk kandi ukora ibintu bitabo muri sinema nyarwanda kumva iyo ni amapampo uzayibona kumva mba ni mu bitaka mu isayo na Descartes yarabivuze kumva Descartes uzahabwo na Kiramani
na Kiramani nawe yabivuzeho kumva amaze kubivuga aravuga ngo shitani uno mwaka ngiye kumundira ubuzima bwe urumva icyo kintu yego agiye gundira ubuzima bwanjye ndavuga ati ari Kiramani ati nimba agiye gundira ubuzima bwanjye iti okay hafite impamvu wenda yabonye video aravuga ati umuhungu aritanga kumva ariko deje ndategereje ndebe ese bwa buzima agiye guhindura azabundura gihe ki kwako ntago mubere mu bitekerezo sibyo simubere mu bitekerezo simubere mu byo ari gupanga byiwe bya buri munsi cyane kumva buri muntu akubwira ati ngo nzagura imodoka uzamwihorere kuko ntago uzi impamvu akubwiye gutyo kumva hari ibyo akiri gupanga kugira ngo iyo modoka azegurire kumva icyo kintu nawe afite impamvu yavuze gutyo kumva Imana imugisha nkuko yafashe ntuzuri ya Nyagahene kuri yafashe Nyagahene amugarura mu nzira nyakuri ya filime kumva ariko kura kutanyurwa kwacu kumva no kutumva inama Nyagahene yarahindutse tongera tuvamo hari umuntu kushyira mu nzira nzima kumva babaca umugani ngo akigize twende nikajya koga sibyo nikajya koga nzi byazo nyine cyane urumva nimba ufashe umuntu umukuye yarazimye kandi yari umurigenti muri sinema ukamuzana ukamuzura bundi bushaka kumushyira muri sinema kwa uti icara hano akongera akamenyekana aho ngo namahirwe akomeye cyane ahubwo nyamahirwe akomeye cyane fatiraho kumva umugati warakoze umugati wakoze cyane kandi ufatire kugira ngo utongere gusubira inyuma nanone ako mba numva Kiramani yarakoze ibintu bikomeye cyane kuko ntago ari wowe wa mbere numvishije uvuga Kiramani yagiye azamura abantu Kiramani ukumva numva yagiye afata bara mugore muri bamwita Mukarujanga n'abandi nabanye n'abambogo kumva nabonye n'abana bariyo banzovu kumva icyo kintu numango Kiramani ajya afata abantu bose abarigenti baje bava muri sinema akunya kabagura muki mu murongo mfatizo kandi mwiza none se shitani tukiri aho ngaho iriya filimi y'inzira y'umusaraba ndayibona urayibona ndayireba iriya filimi kunera ubwoba inzira y'umusaraba hahiye pe hahiye inzira y'umusaraba rero nanjye ni filime nakunze na filime nakunze suko ngo nayikinyemo ariko nari kunze cyane kabisa nanjye mbona ni filime nziza cyane kumva kamvuga ku iyo filime kugira ngo njye muri ya filime mpamagarwe byatutse kuri Miki umugore wa Regis Miki turi muri shoot ya Miki ari filime turimo twashuti ya Miki yitwa My Daughter kumva tuvuye muri iyo shoot ya My Daughter hamaze nk'iminsi nk'ingahe niko se umuntu muramamagara ati mpawe numero na Miki kumva ejo dufite shoot yitwa ngo ifilime yitwa inzira y'umusaraba nabati nta kibazo maramwe ati uzazwambaye gukina gutya aravuga ati sawa uko niko ninje muri filime y'inzira y'umusaraba kandi nitwayemo neza rwose sinzi wenda abayireba simbizi ariko nanone inzira y'umusaraba ukuntu twe tuyireba n'ukuntu tuyikunda sha ngemba numva rwose nakubwira ati mbabarira iribagize ntuzamufata ariko se kuki abantu mwese muvuga gutyo sinzi n'uje umuntu nagiye kumuvana muri Saddam wari umukada turi kumwe kuri live none umupapa arambwira ati shitani yageze hano ati mumubwire ati nimba bari abantu azabafata akabica ntabinugura ku gipangu cyane n'umugore warabimbwira ati mbabara rwose barabaga n'ubafata ukumva ntuzengura mu gipangu cyanjye nzakwiruka nawe ati sukari niyo babadoye role babadoye script ngo tusome timuragenda gutya urukundenganya nanjye mbikora nk'akazi kanjye nyine natwe turayireba tukavuga it's okay ni filimi urumva ariko nanone shatu kumva kamarade bitewe n'amarangamutima yanyu kumva usiko ngiye nyireba ariko nkarira nkagira ngo ndi kumwe nabo bitewe n'amarangamutima yanyu kabisa mwumva ko tutabafata ariko muhumure rwose umunsi umuntu abacakiye none reka mubwire hari ahantu
baguhaye misiyo ngo ugende ubafate mugende mubafate mugahurira nabo kuri moto murimo kwirukanka bo barimo kwirukanka turi kuri moto yego yewe umutima wanjye wahise uhagarara ngo bu kuko nabonaga ubagezeho neza gutya direct bahita bakata gutya mwebwe murakomeza bora nuko baducitse buriya iyo barabacitse cyangwa nuko hari moto itari kuhanyura hari moto ntabwo uraba karakara gafunganye moto ntabwo ari kuhanyura ubwo twese dusubiraho twatorutse bagize amahirwe yo tubacakira tukabafata gutya byari kuba nabwo natwe twari guhembwa na boss wacu ingenzi akaduhemba neza ko twafashe abo badutumye none se buriya ariko hariya ingenzi yakubajije ingenzi arimo kubwira abamukuriye nabo yarababwiye ati abantu barangiye koko tugira ngo byarangiye mukiza rero iriya niyo ki buri ikintu cya mbere narishimye niyo uzabona umwanditsi burya umwanditsi ari umuhanga umwanditsi wandika filime ni umuhanga cyane umwanditsi wandika filime we akoreka ibintu cyangwa se aguhisha ibintu bigiye kuba mwumvye kintu burya nuraba filime ukaba tuvuga ngo filime umugabo agiye kuva hano najya nawe tubahita bamurasa ngo naba kumurasa ngo polisi itamufata iyo filime maze kuyihaga byaba byarangiye ariko nimba avuga ati yishe umuntu ndaje polisi zirimo zirinjira mu nzu nawe arimo arasohoka kumva mu kwinjira bahise babisikana umwe aciye polisi zinjiye hano ntago fashe wamwicanye uravuga ati damn why kuki utafashe umwicanye polisi ari mukati hirya niho hakati mwumvye kintu ariko polisi nize igatufata umwicanye filime irabyiza gute irabibishye cyane hano mu gucika ko abavandimwe rero mu zindi episode zizaza ndeka ture dusemenya gasana we izaduhuza tuno tuzacakirana neza mu kabari cyangwa handi hantu shitani ko afite amatsiko nyine inzira y'umusaraba ndayikurikirana cyane yego uko isotse nkayireba none mfite amatsiko cyane buriya Emile muzamufatana kamarade barabahungu ba Emile kankwereke rero ntago ari njye mwanditse sinjye mwanditse nari nzi yuko ugiye kunshonaho ntago ari njye mwanditse nabanje kuvuga kumva ibyo ntarabona kuko ndi umukinnyi ariko nyine nk'abakinnyi hari igihe mba numva muri njye niyumvisha nkavuga ngo nyine abantu bakina filime baba babizi kamwe ku kandi uko izarangira nuko naba mbizi aka kanya ntabwo nabikubwira ko filime uba umaze kuyimenya yesuwe filime maze kuyikubwira maze kugura stories iba yanarangiye ariko nyine icyo kintu gituma nyine umuntu abika ry'abantu yango komeze ukurikiye ya filime ati kamarade na nuka bazafatwa ryari mana yanjye uzi hari ahantu ubusega ngo bazakabaza nk'ubu ngubu kuvuga ngo turabakurikiranye kamara tugiye kubafata uburebye muri season yasohotse kwasanga njye ninjye wapfuye wabigenza gute nakwishima come on ngayibaze kuko ngewe mfana iribagiza na Kanyana abantu bashyigikiye iribagiza ndetse na Kanyana ndetse na coach wabo mwamwumvishe nukuri nakwishima kuko nabo bamufashe urumva abafana kumva ngayibaze ngo ngiye noneho ngo yambonye napfuye yakwishima ko napfuye mwumva abafana no yabona ko undi afana atapfuye akishima kuko ntabwo nkubabaje Star nubyumve nabi ndimo gufana filime nkunda kandi n'abantu nkunda nawe ndagukunda ariko nawe ushobora gufata iribagiza kamarade ukamwica wamugirira impuhwe se kandi bagutumye ngo umwice none ubwo wasanze namwisha wagira agahinda nababara filime narekera kuyireba just filime ya ariko njyewe nta kibazo kundi umwicanye bavuga ati none bakishe filime igakomeza neza sawa nanjye niyo mpamvu nanjye nakubwiye amabanga yose ngareka twiganirire basi kangusabe serivisi ariko tuganire neza ndayiguha narebe gusa niwumve ko ari umutima mubi oya nta kibazo turimo kuganira nta kibazo kabisa tuganire none se ukubona iribagiza uriya muti uzamugeraho uriya muti byanze bikunze uzamugeraho
cyangwa se ntumugereho. oya we numugeraho bizaba byiza kuko bizadufasha yibuke biriya bintu bamukoreye ndetse bakoreye n'iwabo. uriya muti umugezeho hakiri kare filime yabirangiye. yesu we ariko nk'umwanditsi kuko umuntu atari umuhanga afite uburyo agenda abicishamo kurya umuti ujya kumva ko umuti ugiye kuboneka ugasanga urabuze. cyane ni danje gusa none se ni Rugema uriya papa Isimbi azafata kamarade ese bazahura? ibyo byose nakubwira ngo ibyo byose biri mbabariro nyibireho gatoya. byose biri abantu turi kumwe ntago mukeneye ko batubwira ko reka nyimbibaza rata nawe uri umukinnyi wa filime ukina muri filime mbabaye mbwiza ukuri nuko wabuze filime yose uko imeze wagenda ukayivuga ngo filime izanyira gutya. njyewe uzi ukuntu kubera ntabwo bishoboka kuko filime yose waba uyirangije kubera nkunda filime wumva amatsiko ufite kumva wanayireba yasohoka ubizi vuga ati ngo ni hahandi ne kuba bimbwiye se ya amatsiko yagumane sibyo rata babaze dore nga amatsiko gumana amatsiko ya bagumana amatsiko ariko njyewe ukuntu nkunda filime njyewe mvuga filime yose uko yatangiye nkayisoza ariko bitewe n'amatsiko wowe ni wa wundi nakumvisha wegeze ujya kureba filime muri sare. ngize njya kureba filime muri sare wegeze ujya gutanga amafaranga ngo utange ikintu cyangwa cya veni ujye kureba filime muri sare. nigize kubikora filime yakinagamo harimo Ngenzi na Paul icyo gihe icyaduka n'indi filime yakinagamo umugore witwa Shumureta. ndavuga kera mu masale bafataga bakashira amafishi kumva hanze bakatubwira ngo kabutura ngo Vandame ngo Bruseri ngo ugende cyasohotse igishyashya bacyafishije ngo komando n'umwana we yamuhetse ku mugongo ngo ntuza ngo kabutura nyine zifilme nk'izo wageze ujya urazibona. ntabwo wazijyanye none wowe umeze nk'wa muntu ureba filime ugahita umenya filime ati iranangira gutya cyangwa se uvuga ati njye nabonye filime runaka mbabwire story ya filime ngo Vandame ngo de bande ngo su de bande. ariko banza njye narakunze filime nyiri umwana kuko ukuntu mba nzikunda ariko ukuntu zirangira nanone iki nagufashamo nujya ureba filime gira ibintu bibiri muri sinema muri filime uri kureba gutya vuga ati filime ndi kureba de bande ninde cyangwa tipe ninde ese filime irangira gute sibyo kuko ari filime ziba zitandukanye hari filime zisohoka nkuko nabwo urugero rwa mbere ukara kuno filime ukuntu itangiye kandi bati filime ni ikikango byanje bikunze tu sibyo ariko ni filime itangiye uvuga usanga filime ni urukundo iraho ariko yagiramo hagati mana nyagasani imiriro sibyo kandi dore iriya nzira y'umusaraba yatangiye numva nyine nazi utayikunze ariko ukuntu bitewe na story uko story yubatse bitewe n'ukuntu story yubatse yagituma uyikunda uko igenda season ya mbere season ya kabiri season ya gatatu season ya kane iya kane ya gatanu ugenda numva ati filime mana nyagasani n'ibigano birimo hanze kuri filime iriya episode ya 9 ndakenda haratwari tufite akazi gakomeye cyane ariko wihangane amuzeze zakurikiraho abantu ufana muri bose wasanga ari twe gutupfuye imbere yabo kandi ukanezerwa. umva abantu mudukurikiye mutere komenti mu mubazi ibibazo byinshi cyane abasobanurire urumva nanjye ubu ndimo kumusobanurira ndimo kumwinginga ngo anyibireho kantu gatoya basi bakira nyaboneka ntiwagire gukora subscribe kuri Muyenzi nyaboneka murebe neza dore ngihana Muyenzi ntimwagire gukora subscribe ese jambo subscribe ryari nani reka subscribe namba ngo subscribe mana yagasande kanga bama n'amafaranga ngo subscribe bigahagara nagiye mu cyuma nkanyamwa subscribe
subscribe najya no kuvoma subscribe cyukoze urasekeje subscribe najya no koga nkaba ndi muri dushe subscribe nyine ndifata byarangoye niyo jambo ryajyana abantu benshi kuko byageze kuri challenge yaryo ari kugira ngo uzarifate subscribe niri jambo rya podcast mana nyagasana nyirenga muri podcast mutwihanganire ariko bari kubireba hano nyaboneka mukore subscribe comment share like no kunzogera kugira ngo tubone show none se reka nkubaze akabazo gatoya kugira ngo aho ngaho ni naho turi buhite dusoreza ubu ngubu wabasha kwactinga nyine kuri yuregura imitsi ugakanura ugahita uba satani koko wabibasha wabitwerekaho gatoya nyine abantu bakadukurikira neza ibyo ni ibintu byanjye ntabwo mbishakisha yego kumva ntabwo mbishakishaho ko iyo ndi umukinnyi buri mukinnyi wa nyawe agomba kwisanisha n'ibyo akora deja ntugire ikibazo ntuyikange kumva ubwo ishata urabona nshuti zanjye nimugire ubwoba cyane nanze kubireba nabibonye nagize ubwoba mu by'ukuri uyu muntu azi kwakitinga cyane abantu bamufashe bararebye kabisa bahita bavuga ati uyu muntu niwe ukwiriye turagukunze cyane gusa narifite ubwoba bwo guhura nawe ariko ndumva mbohotse ndabona uri umuntu mwiza mu buzima busanzwe nta kibazo ntago ari shitani nk'uko mubibona ni filimi iyo ni filime tuba turi gukina akenshi na kenshi rero niko abantu badufata uko tutari bakadushyira mu nzira itari ngombwa cyangwa se bakadutereka ahantu hatariho mu by'ukuri abanyarwandakazi namwe mukurikira filime zacu za buri munsi ni uyu muntu muramuherore muri filime ntukabivuge ngo uriya muntu ngo ni iki ahubwo sibyo niko nababwiraga rero njye wari wicaye hano nitwa amazina nyakuri Gaspard ukwizagira amazina y'ababyeyi Gaspard Imana iguha umugisha cyane cyane nshuti zacu mukomeze mukore subscribe rero uko mubona shitani ntago ariko yitwa muri filimi niko akina kandi iriya ni filimi ntago nakwifuriza gupfa gusa ni filimi tu birumvikana no gupfa nzapfa ubuzima busanzwe nzagenda oya ntuzagende haracyari kare cyane uracyafite byinshi byo gukora ndashaje ngeze mu zabukuru thank you so much turabakunda cyane mukomeze kudukurikirana umunsi ku wundi tuzajya tubazanira utuntu dutandukanye kandi twiza bye bye ciao ciao